Kristo Yesu nashimwe bene data. Ni umuvugabutumwa Ernest mwene so ugusuhuza. Uyu ni umunsi wa kane Imana itwongeye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ryitwa kuba inshuti n'Imana. Zamura ikiganza cyawe duhe Imana icyubahiro ko iduhaye umunsi wo kuganira ijambo ry'Imana. Iki cyumweru turi kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga kuba inshuti n'Imana, aho tugenda tureba icyo bitumarira kuba inshuti n'Imana, icyo bitumarira kubana n'Uwiteka tukagirana nawe ubusabane, tumwubaha kandi tumwumvira. Nkunda iyi ndirimbo ivuga ngo njye ngukurikira hose nkumvira nguhakwaho. Birenga guhakwa, birenga ubuhake, bikaba ubushuti, bikarenga kuba umukozi w'Imana, bikarenga ubucuti, ahubwo bigahindukamo kubyarwa no kuvuka, umuntu agahinduka umwana w'Imana. Iki nicyo twita kuba inshuti n'Imana. Kuba inshuti n'Imana ni umutungo ukomeye, ni iby'agaciro, kubera ko Imana igushyira mu nkoramutima zayo, ikakubika kure, aho ibyago bitagera ukajya ubinyuramo ntibigire icyo bigutwara, ikakubika kure, aho gutsindwa bitaba ukajya utambuka mu nsinzwi zabazwe ugatsinda, kubera kuri kumwe n'Imana, uri inshuti n'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'uyu munsi, aho tuganira kuri Nowa wabaye inshuti n'Imana. Insanganyamatsiko dufite uyu munsi ni insanganyamatsiko ivuga ngo iyo ubaye inshuti n'Imana ugira access cyangwa se ububasha ku bintu, access ku makuru, access ku bikorwa remezo, access ku buzima. Kuba inshuti n'Imana birinda urupfu, kuko amakuru Imana itanga aguha access ku buzima. Nguhaye ikaze aho tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 9 ku murongo wa mbere. Itangiriro ibice 9 ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana isezeranira Nowa isezerano. Iyo ubaye inshuti n'Imana, nta nshuti zitagirana amasezerano, icyo bita kontra, ngo MOU, agreement. Abantu bagirana ubwumvikane, ibigo bigirana ubwumvikane, amasezerano y'imikoranire, ay'ubufatanye, umubano, ubucuti. Ngiki cy'Uwiteka akorera umuntu wemeye kuba inshuti ye. Imana iguha isezerano ikagira irinda, nta nshingano wowe ufite zo kuririnda. Icyo ufite ni ugukiranuka ukagendana n'Imana, ukarinda icyatumye ikugira inshuti yayo. Kuko umuntu wese ugendana n'Imana yirinda icyo yamubujije, icyo yamubujije kikamugeza ku cyo yamubwiye. Nguhaye ikaze, reka dusome Itangiriro ibice 9 ku murongo wa mbere. Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti: mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe byo n'ibiyuzuye ku butaka byose, n'amafi yo mu nyanja yose akira ijambo ry'Imana. Nigeze nkubwira ukuntu umuririmbyi yaririmbye indirimbo ngo araririmba ngo kubaha Imana birayinezeza, ngo iyinezerere umuntu ikora mu bubiko bwayo igakuramo kado nziza ikayiha umuntu. Mu bubiko bw'Imana harimo kuturinda urupfu, mu bubiko bw'Imana harimo kuduha umugisha wo gutunga ibiba ku isi, ugatunga amafaranga, ugatunga imyambaro, ugatunga degrees, amapermi. Mu bubiko bw'Imana harimo amazu n'amamodoka, ariko ikintu gikomeye, agakiza, ubugingo buhoraho. Ibi nabyo biri mu bubiko bw'Imana. Ndagira ngo tuganire kuri Nowa. Uyu ni umugabo wabaye inshuti n'Imana kubwo kuyumvira no kuyishaka no gushaka mu maso hayo. Turi kwiga ijambo rivuga ngo iyo ubaye inshuti n'Imana ugira access. Ugira access cyangwa se ububasha bwo kugera ku bintu Imana itunze. Imana itunze amakuru,
abantu batagira. Niba ari ikintu gihangayikisha isi ni ukumenya uko ejo tuzaramuka, ni ukumenya uko ejo hazaba hahagaze. Icyo kintu gihangayikisha abantu, ibigo bikomeye bigashyiraho inzego za gisirikare n'iz'umutekano kugira ngo bajye bashakisha amakuru, ariko ejo Imana igikugirayo ikahakumenyera iyo ubaye inshuti nayo. Reka tubirebe kuri Nowa. Uyu ni umugabo dusomye Imana yahamagaye ari hejuru y'imyaka 600, kuko abantu ba mbere bararamaga cyane. Hejuru y'imyaka 600 Imana iramuhamagarira amubwira ngo abantu barananiye, none ndashaka kuzarimbuza isi umwuzure. None Nowa nshuti yanjye, icyampa muri iki gitondo ukumva Imana ikwita inshuti yayo, icyampa ku mugoroba ukumva Imana ikwita inshuti yayo. Nshuti yanjye Nowa nakunze, ibariza inkuge mu giti cyitwa gofero, kuko vuba aha ku isi hagiye kuba umwuzure, abantu barananiye barangomera, ngiye kuzabarimbuza umwuzure. Imana ibimubwiye ntago yabajije ngo umwuzure uzava he, ko dutuye ku musozi, ko turi mu mpeshyi nk'uko turi mu mpeshyi, ahubwo yahise amenya ngo Uwiteka aravuze, aravuga ngo inshuti yanjye iravuze, impaye amakuru, reka nce bugufi mu kintu Imana itazima. Inshuti zayo harimo amakuru. Umwuka w'amakuru urahari, kandi amakuru yirukana amakuba. Umuntu ufite amakuru arindwa amakuba, ariko umuntu udafite amakuru agwa mu makuba. Imana ishimwe. Arangije ngo atangira kubaza inkuge, abantu baramuseka cyane, kandi si igitangaza ko Imana yavugana nawe ibintu ntihite bikora ako kanya, hagacamwo iminsi. Bakajya bamuseka bakurikije n'iminsi ishize kuva hawe iryo sezerano. Birashoboka kuri kutwumva warahawe isezerano, ariko hari korari yaririmbye ngo niba ufite bene iryo sezerano wihangane ntucike intege, rizasohora. Abazi inkuge, imyaka 10 irashira, ibicu bigisa neza hataranakuba 20, 30, 40, 50. Iki gitondo ndagira ngo nkubwire ngo jya umenya gutegereza Imana, utegereza isaha y'Imana. Abazi inkuge kuko yari yagizaga isesi ku makuru. Nta muntu ubana n'Imana ngo abura amakuru. Kwegera Imana mukaba inshuti bituma ikubwira amakuru kandi ikakubwira ejo hazaza. Imyaka 120 abantu baramutaye birirwa bamwita umusazi, ngo utuye umusozi nta mazi ahari, dutuye ku gasozi, ibintu urimo byaraducanze. Umuntu ugendana n'Imana acanga sosiyete, acanga community, acanga inshuti ze, acanga abo basengana, kuko umuntu ugenda n'Imana arahinduka. Arahinduka agakora ibyo abandi badakora byiza, akumva ibyo abandi batumva byiza, agatekereza bitandukanye nuko abandi batekereza. Ni inshuti y'Imana kuko aba ari ku kigega cy'amakuru. Inkuge imaze kuzura nibwo Nowa yinjiye mu nkuge, yinjirana n'abandi bagiriye imbabazi bakamwumvira bagafatanya nawe, inyamaswa, ikigore n'ikigabo. Aya ni amakuru tuzi. Umwuzure rero umaze kurangira bava mu nkuge, Uwiteka amuha umugisha, amusezeranya kororoka, amusezeranya gukomeza kurama, yiyongeza imyaka. Ibaza umuntu urengeje imyaka 600. Hari igihe Imana ijya ivugana n'abantu bari gusenga Imana ikakubwira ngo uravutse kandi ufite 50. Si igitangaza ko Imana ikwita bebe. Mwebwe se ko mubyita abakunzi banyu. Kugendana n'Imana biraramisha, kugendana n'Imana bihesha umugisha. Uku niko Nowa yabaye umugisha, akomokwaho n'abanyamugisha. Mu bana be nakubwira nk'uwitwa Shemu, waje gukomokwaho na ba Tera. Tera akabyara Aburahamu. Aburahamu Imana ikamutoranya ikamuhindurira izina, twarabyize, akaba sekuruza w'abizera, n'ubu tukaba tukimuvuga. Agakomokwaho n'ubwoko bukomeye Imana yagendanye nawe ikagendana nabwo. Muri iki gitondo turagira ngo dusenge. Tugeze ku munsi wa 4 w'icyumweru cyo kuba inshuti n'Imana. Dusenge isengesho ryo gusaba ubushuti n'Imana, kubera ko nuba inshuti n'Imana uzagira gisesi. Uzagira gisesi. Kugira gisesi ni ukubasha gufata ku bintu utari kuzabona. Ugira gisesi ku makuru yirukana amakuba, amakuba kujye kure. Amakuba nakujya kure uzagira gisesi ku mbaraga zikurinda uburwayi, ku mbaraga zikurinda intege nke,
ku mbaraga zizura. Hari igihe ureba ukabona umeze nk'uwapfuye, mu mufuka nta kirimo, mu buryo bw'umwuka nta kirimo, mu mibereho nta kirimo, nta kazi. Hari igihe umuntu areba akabona ibintu byose byararyamye, ariko kugendana n'Imana ukaba inshuti n'Imana iguha gisesi ku bintu wari warabuze. Kugendana n'Imana bituma umuntu abasha kugira ikintu atigeze atunga n'iwabo batatunze. Kugendana n'Imana bituma umuntu agira ikintu yigeze atunga akakibura, ariko kandi kuba inshuti n'Imana bituma utunga ibintu ubonye bwa mbere kuva wavuka. Bituma Imana iguhindurira izina, bituma Imana ikwita irindi zina, bituma Imana ikubyara ukongera kuvuka, bitanga kurama, bitanga kubaho, bitanga gutunga igihugu, ugatunga itorero, ugatunga umuryango, ugatunga inshuti nzima. Kuba inshuti n'Imana byirukana intambara. Kuba inshuti n'Imana bituma Imana itanga amasezerano, amasezerano akakubeshaho, akabeshaho abana bawe, abuzukuru, abuzukuruza. Kuba inshuti n'Imana bikiza uburwayi, kuba inshuti n'Imana birakingira, kuba inshuti n'Imana bituma ugira imitungo utari kuzagira, kuba inshuti n'Imana birarema. Ugize ikihe cyifuzo muri iki gitondo? Urifuza ko tugusengera kuki? Ca bugufi dusenga Imana kugira ngo ubushuti bwawe n'Imana bwongere buvugururwe kandi bukomere, kugira ngo Uwiteka aguhe amakuru akwirukanira amakuba naguhunga, intambara ziguhunge, ugire igihugu cy'amahoro, ugire ubuzima bw'amahoro, ugire urugo rw'amahoro. Imana iguhindurira amateka muri iki gitondo nk'uko yahaye umugisha Nowa, ikamubwira ngo inyamaswa zose zizamutinya, ibintu byose bizamwumvira. Iyo umuntu agendanye n'Imana ikintu cyitwa gisesi kirafunguka, amafaranga akakuyoboka, ubuzima bukakuyoboka, indwara zigakira, byaha bikakuba kure, bonesty, ukaba muzima, ukuzura umwuka wera, ukabaho uri umuntu wuzuye, ukirukana abadayimoni, ugafatamira ibitavuga Imana, ikirere kikakumvira, ugategeka, ukabana n'Imana mu butegetsi butegeka imvura, bugategeka imiyaga. Imana irashoboye. Iyo ubaye inshuti n'Imana iguha kubiyuzuye. Akira gufata ibyuzuye Uwiteka. Reka dusenge. Mana Nyiringabo, uyu muntu yarakurikiye ijambo ry'umutsima buri munsi, none yifuje kuba inshuti nawe, kuko yumvishe kuba inshuti nawe ari iby'igiciro kurusha gutunga ibintu bidasanzwe umuntu yatekereza byose. Ndamusengeye ngo umwambike imbaraga z'umwuka wera zo gushobora kuba inshuti nawe, akumvire, akwizere. Mukubitira ikitavuga Imana cyose, mushyire ku mwuka w'amakuru, muhage isesi yo gutegeka ibintu bigahinduka. Nahinduke, nakizwe, niyuzure umwuka wera, nave mu ntege nke, niyuzure ubwenge, niyuzure amaso abandi badafite, niyuzure amatwi abandi badafite. Eli Benevo, niyo bamureba bakabona yarayobye bakamwibeshyaho, mukomereza amaboko. Ndagushimiye ko urokoye ubuzima bwe, ndagushimiye ko umukijije indwara, ndagushimiye ko uhinduye ubuzima bwe bushya, ukaba umuhaye ibikuzuye. Mu bikuzuye harimo kubaho, mu bikuzuye harimo guhinduka, mu bikuzuye harimo gukira indwara, mu bikuzuye harimo kuzura umwuka wera. Ngushimiye ko umuremyi ukamuhindura umuntu mushyashya, kiremwa kidasanzwe, kidacokozwa, kidakinishwa. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose. Urakoze Yesu, amen. Imana nibaha umugisha.